Alright, this one A plus. Kula subscribe. Alright, let's go. Atiteka na urana bwoba kuko imyaka yanjye yatambuka. Bajya bavuga ko iminsi myiza itagira ambayo. Maze iminsi undi mu ntekerezo uraho rwose ndetse niho wahoze. Umwe muri twebwe yasize inzibutso ziryohereye. Igihe nacyo kirihuta cyane ntabwo kijya gihagarara. Bityo rero biragoye kuba wagifatisha iyo twagiye kurya muri resitora tukirukanka cyane tukitura mu bwato iyo kugira ikibazo cy'ibirometero biri iruhande rwacu byose tukabijyamo neza rwose. Mukunzi nyuma y'iki gihe cyose reka tuzongere duhure tumarane ibihe byiza kubera ko na nyuma y'iki gihe cyose ese by'ukuri wakongera ukuba wanjye. Alright, that's one plus. Ndakwinginze garishye mu buzima nsubiza ubuzima ati ngarukira wongere nsubiza ubuzima. Nahoraga mfite inzozi nini kubw'uyu mujyi muto ariko sinibuka n'ukuntu byose byangiritse rwose. Mbega igihe ukuntu nacyo cyihuta cyane kikanyaruka. Bityo rero biragoye kugifatisha cyane. Ndambiwe kuba njyenyine n'ukuri ibintu byose ni ibya fake. Buri wese yaguca inyuma nuko rero ubungubu ntabwo ari njye pe. Ushaka kwirebera mu kirere nijoro nkajya kure cyane ndetse n'itaye ku birometero biri imbere yawe ntugurushyira cyane rwose kuko nyuma y'iki gihe mukunzi ushobora kongera guhura tukagirana ibihe byiza. Kandi nyuma y'iki gihe cyose ese mukunzi wakongera ukuba wanjye narekura byose kugira ngo mbone. Nsubiza ubuzima ngarurirwa ubuzima. Agasobanuye plus.